umutwe wa FC23 twabatangaje ko Joseph Kabila akiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe uyu mugabo wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo amaze amezi menshi atagaragara mu ruhame. Yari umuhuzabikorwa wa AFC M23 Corneille Nanga bwo rwose yari yayoboye inama yahuje ubuyobozi bukuru bwa AFC M23 n'abavuga rikumvikana nabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yagaragaje ko Kabila ari mu mujyi wa Goma rwose ariko yibereye iturije. Akaba yari yabwiye abitabiriye iyo nama ati hano tuhafite umushyitsi uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Joseph Kabila ati murabizi rero ko ari hano ati ntabyo muzi ati hari umunsi tuzamuzana abasuhuze ati ni senateri ubuzima bwose nkuko itegeko nshinga ribiteganya ariko bamukuye muri sena. Kabila rero aheruka kugaragara mu ruhame mu kwezi kwa 10 2025 umwaka ushize ubwo yari Nairobi muri Kenya rwose aho we n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo batangarije ihuriro bise Suvo la RDC rwose kabisa ngo mumenye RDC neza nyirizina. Hanyuma rero ubutaka bwa Congo Kinshasa ubutaka bwa Congo Kinshasa bwo yaherukaga kubugaragaraho muri kamera 2025 nubwo rero yari mu mujyi wa Bukavu aho yari yitabiriye ibiganiro yarimo agirana n'abanyekongo bo mu byiciro bigiye bitandukanye. Rero byari nyuma y'igihe gito yaramaze avuye mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Kugaragara rero mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba bikaba byaratumye aregwa ibyaha bitandukanye birimo kugambanira igihugu ndetse no kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi maze rero urukiko rukuru rukaba rwa gisirikare rumukatira igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibi byaha. Gusa Joseph Kabila araziriki tutabeshye. Joseph Kabila araziriki gusa se uyu munsi ko numva ndi mu mujyi wo kuvugisha ukuri. Icyo nzi cyo nuko nzi ko wenda ko Igoma yajyayo agiye kubasuhuza cyangwa agiye kureba wagwane no kwitambukira ariko kumucumbikira wapi ariko kuhaba abehese. Icyo nzi nuko nzi ko ari muri kimwe mu bihugu byo muri East Africa ariko ari Goma ari Goma kandi ntuza Corneille Nanga aravuze ko ari Goma amucumbikiye rwose yibereye mu mujyi wa Goma hakurya ngaho. Je nyine amakuru nzi nahagararaho nuko ari muri kimwe muri bihugu byo muri East Africa. Yego nyine ashobora kuba ari muri Congo cyangwa ari muri Uganda cyangwa ari n'ahandi byose birashoboka ariko ari muri kimwe mu bihugu byo muri East Africa. None se tangiye guhinyuza aya Corneille Nanga cyangwa Corneille Nanga arajijishaga kuvuze ngo no ugiye kuvugisha ukuri Corneille Nanga no kujijisha kurano kujijisha oya ntabwo gusa nyine uko biri aho ari barahazi ahantu ari barahazi nta n'ikibazo afite rwose afite n'umutekano aratuje ameze neza nta kibazo afite ariko wibuka ko afite herutse rega no gutembera muri icyo gihugu bwafaho turakubitana ndabizi ndamwibonera n'amaso yanjye umugani wa Kenisi avec mes désirs iby'amaso yanjye yabonye nanjye mbihagazeho waramwirabutswe cyangwa se waramubonye naramwirabutswe ariko muri Congo wibuka ko bamukatirwa gupfa yego bamucakirwa hambirana nagidegembye cyangwa se ajya muri izo quartier muri ibyo bihugu bindi badafitanye ikibazo ariko nihibeshyeho gato cyane Tshisekedi akamusingira cyangwa se bakamufata ntaho yamukura agakanu no kugakura nkurikije ahantu ari ntaho yamukura biragoye kuki simva ko naho bamukura gusa nyine no kwenda nawe atabitinyuka cyangwa se tabayigeze aho ari nyine nose niba ari Igoma yahagera ati Igoma wemere kujya nahageze bamucakira Igoma se ninde wamufata Tshisekedi ndi kuvuga Tshisekedi ageze Igoma Tshisekedi banamuboha nta nubwo bamufata nawe ntiyemerewe kuhagera impamvu rero hari twahita nko muri zone ukuntu nijyo nagaho natekereza kuba buri gihugu ariko bitemerewe gukandagira mu butaka bwawe rwose wari perezida. Gusa icyo arufa abantu bagakwiye kumenya ikintu umuntu yagakwiye no kubatekerezaho cyane uyu Joseph Kabila Kabange numwe mu bantu bakiniye deal cyangwa se bakoze lobbying yo kugira ngo Tshisekedi ajye ku butegetsi. Abantu
uyu Joseph Kabila niwe muntu wakoze lobbying yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo Tshisekedi ajye ku butegetsi. Abakimara kujya ku butegetsi aramwigarama, hanyuma ajya ku butegetsi hari ibyo bumvikanye birimo of course nko kuba yarazi ko ari umuntu nyine ashyizeho ugomba kuyoborera mu kwaha kwe, urumva ntumwe rwose mu bantu bagize uruhare runini mu kumvisa cyangwa se mu gutoresha Tshisekedi. Ariko akimara kugera ku butegetsi inyiturano cyangwa se ibyo yamwituye, aha niho nahereye mvuga ngo ugirirwe nemeza umugani uvuga ngo ugirirwe neza n'uwo yayigiriye abagira imana. Mu by'ukuri ibyo yamukoreye ni akamaramanza, kenshi bikunda kubaho gake. Akimara kujya ku butegetsi n'umwe mu bantu bahise bamuzonga, ngira ngo n'izi ngaruka zose Tshisekedi ari guhura nazo ni ukwigarama Joseph Kabila. Kuko yaza kujya ku ruhande rwe bagakorana, I swear to God niyi M23 ntago ibikidegembye hara muri Congo. Kuko ku bwa Joseph Kabila yakubise M23 arongera arayitorongeza ayikuraho ariko kwerekeza i Bugande cyangwa guhungira i Bugande. We ubwe ku giti cye yarabarwanyije, arabarwanya barahunga. Yego, bari bamaze imyaka igera muri ingahe ine bari bamaze imyaka igera muri ine batubura umutwe irenga, barazimye. Kenshi nabaginga nga tuvugana hari abantu M23 bimenye ku bwa Joseph nako ku bwa Tshisekedi batari bazi kererega na rwitwaga M23 yitwaga ARC, yitwaga ni ARC. Yego, urumva ntibivuyeho gutyo nta urimo urabibona hari kubibona bamwambika ikamba bakira abashusho arahira. Ariko akimara kujya ku butegetsi noneho ikosa rimwe yakoze, yirengagije ko Joseph Kabila mu gihe cyose yamaze no gutsinda M23 burya Kabila yari umwe mu bayobozi cyangwa mu bategetsi, jewe uko mbibona cyangwa nkurikije uko mbireba yari umwe mu bategetsi bazi kubana, bari bazi gutsura umubano n'amahanga n'ibindi bihugu rwose, akamenya uko azi gutwara neza shushusheri. Ubwo iyo mvuze shushusheri cyane ku ruhande rwa mbere ugomba kujya ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, birumvikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiri mu bihugu bya mbere mugomba gutsura umubano. Ibyo byo rwose automatically urabitegetswe, wabikora utabikora n'ubundi butegetswe kuba inshuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo nta nshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihoraho nta nshuti bagira, bibaye byiza wakundana nayo cyane, ariko binabaye byiza ntiwakundana nayo. Nta mpamvu itatuma udakundana nayo. Abantu bari kuri YouTube murabona rwose bishimanye, ukuntu barimo gusekana bameze neza banezerewe, nta kibazo kindi gihari. Kabila akaba mu gihe ari ku butegetsi yubatse ubwami cyangwa se yubatse empire umuntu atapfa kumeneramo, ari nayo na n'iyi saha ikimurinze cyangwa se ikibasha kumurinda. Niba umuntu ashobora kujya mu gihugu runaka kikamuhungisha cyangwa kikamubuhungiro ndetse akanemererwa gukora ibikorwa bisanzwe, icyatumye ashobora kubana kuko kugeza iyi saha nimba ubibona neza Arufa, wigeze ubona M23 hari igitutu na kimwe iriho? Nta nacyo. Hari umuntu numwe yishyiraho igitutu wapi? Ariko ku bwa Joseph Kabila my idea bibeshye gusunuta ubuzuru. Umva barabadirigana urumva. Ubwo nanone bitumye nibaza ikindi kibazo. Joseph Kabila ko M23 ari mu bantu bayirwanyije rwose bishoboka binafatika, ariko bamara kuva ku butegetsi ubu ngubu bakaba bakomeje kuba inshuti. Ubu bushuti bwaje kuvaho ubucuti bwabo. Icyiza nyine cyo nkundira politiki bwagarutse gute? Nta mwanzi uhoraho wa politiki cyo kora muri make kugeza izi saha Kabila na M23 icyo barwanira cyangwa icyo barwanya ni kimwe. Bafite impamvu zirenga igihumbi zo kwihuza no kubana ku kabi n'akeza. Kuko kugeza ubu ngubu nimba Joseph Kabila yarajujubije cyangwa se agera ku rwego rwo gukatira umuperezida mugenzi we urwo gupfa cyangwa se urupfu, kandi Joseph Kabila akaba afite connection avuga ati jewe none se ubundi, ariko n'ubundi kuri umukatira nuko bazi neza ko batamubona ngo bamwice. Barabizi neza ko bitashoboka. Tubwizanyije ukuri tugiye mu kuganira by'ukuri. Yego, M23 kura hehe intwaro? Icyo twagiye tugigaruka kenshi cyane. Zimwe mu ntwari kura twabonye ko iyo banatsinzwe bano ba FARDC mbere yo kwiyangaje kujya ku rugamba se yaje nta bikoresho byari bifite.
ibigura hese kandi ari inyeshyamba inyeshyamba se nizemewe kugura intwaro zitemewe n'amategeko. oya intwaro baba bazemerewe kuzigura baba babizi wari ubizi se ko ibi byose yaba ari ibikoresho n'ibindi byose n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose banabona uyu mugabo ari ubiri inyuma uyu nguyu Kabila Joseph Kabila impamvu abiri inyuma rega nyine arashaka ko ubutegetsi bwa gisirikare niwe noneho ujya kudiringa kuko si wowe ejo ku munsi w'ejo ari kuvuga ngo nta mukosiye harya uburi kote nta mukonsi uburi kote cyangwa pasiteri wowe ari pasiteri yego mu by'ukuri kuba perezida n'ubundi always uba ukiri perezida w'ibihe byose aho agiye agakomanga ijwi rye ryumvikana kuruta ko koroneli nanga yakomanga none se kaba yarabanye nabo ko baba barahuriye mu manama menshi kuba barasangiye ku meza amagari kuba baradirinze imishinga miremire ni gute bamubwira ngo yahamagara bakanga kumwita aho agiye agakomanga n'ubundi he's a still president kwanza yagiye kurahira abakuru b'ibihugu hafi ya bose baba bahari abenshi haba ibihugu bikomeye n'ibyaboroheje impande zombi mvuze ibyaboroheje n'Uburundi burimo bose baba bariyo yego bivuze ngo rero uyu mugabo kuba yahamagara ati nyakubahwa perezida w'igihugu runaka mpera nyamba ntabara uruca abantu mbese ko nanga ziranye n'abandi uyu mugabo ahakomanze ijwi rye ryumvikana kuruta uko Bertrand Bisimwa yakomanga icyo turacyemeranya rwose turajya ahakomanze biruta uko bikubye cyane inshuro nyinshi uko General Major General Sultan Makenga yakomanga rero abana bafata umwanya wo kwitirira u Rwanda ibi bikorwa byose nagira ngo nkubwire ko alpha for your information nuko ibikorwa byose biba kuri M23 yaba ari uburyo bwo kubona ubufasha no kugura intwaro Joseph Kabila abifitemo ukuboko 120% za M23 yego ubushongore n'ubukaka no gukomera kwa M23 kugeza muri kano kanya abufitemo ukuboko 120% cyane Joseph Kabila kugezana n'isaha abaturage abakongomani baracyamwita perezida ariko n'ubundi ni perezida wamwambira izina perezida ushingiye ku iki kugezana n'isaha hari abaturage benshi bagiye bafiringa ubutegetsi bwa Joseph Kabila kuruta uko babayeho ku ngoyi kuri ubu ngubu ku bwa Tshisekedi ariko se ubutegetsi bwa ntabwo yigeze yemera ko mine Joseph Kabila ntabwo yigeze yemera ko M23 iza gutobanga igihugu ayoboye nk'uko nguko kiri gutobanga ngana zakatanga zari zibayeho neza nta rwaserera nta mvururu twajyaga twumva yego so ntara zayi turi birwa barwanyamo ry'abisibaniro ry'imirwano se byabagaho iyi rero ni turufu nziza kuri M23 kongera kwibutsa ko Joseph Kabila ntaho yagiye aracyagize gute aracyahari tugiye kubwa Joseph Kabila u Rwanda na Congo ntago byari bibanye neza nta kibazo nta kibazo basenyeraga umugozi umwe za Kinshasa abantu birwaga bazogoga uko bishakiye nta kibazo kindi nta kuvuga ngo umunyarwanda amutse giyo yamerwa wibuke ko n'igisirikare cya RPF aricyo cyashyize se ku butegetsi none se nicyo cyamufashije kujya ku butegetsi urumva rero yarafite impamvu nyinshi zo kubana neza n'u Rwanda nawe arangije isa kimara kuva ku butegetsi nawe agiye ku butegetsi kimara kujya ku butegetsi abuvaho Tshisekedi ajyaho abigezemo uruhare none undi nawe aramwigaranzura abati igihano nzaguhana kugukoraho hari umuvandimwe bajya bavuga ngo umukanurira umuvura amaso ndakayakuzorera ubwo ni mpeka banduma umuvandimwe ntago namuvuga hano ariko bajya baca umugani ko hari umuntu uvura amaso ndakayakuzorera nyine cyane babandi twita ngo nabantuze ngo mpeka banduma umugani se suzi na ko kantu sokazi sinzi bari umugani ariko najya kumva bakavuga kwa kundi umubyeyi ashobora gushyira umwana mu mugongo akamuheka amugiriye neza umwana akagenda amuruma mu bitugu umubyeyi se ntiyagikuramo akagitura hasi hari icyo bapfa ni mpeka banduma rero Tshisekedi ibibazo rwose ni mpeka banduma pe yego ntashimwa kabiri hanyuma rero reka iyi nkuru ya Joseph Kabila nayo tuyiveho tujye